breaking news, ikipe ya Rayon Sport bidasubirwaho yamaze gusinyisha uwo bita Maripangu tayari ubu tuvugana n'umukinnyi wa Rayon Sport bidasubirwaho aka Gasenyi yamaze kumwibikaho 5 kwa 5. Ibi ni ibintu noneho bitarimo bya bindi byo kuvuga ngo ariko ngurabona ngo rere kada. Ngewe nganira n'umutaramu singiye kumuvuga n'umunyamategeko, ngewe yanyibwiriye ko biriya bisigaye Kenisi arimo kuvuga biriya nta kigenda rwose, ko byamaze kurangira biriya byo kuvugana ngo mwaravuganye ngo bimeze gutya. Ibyo rwose buriya abana b'abahungu babagukubitiye hareba inzega biriya byarangiye. Ngira ngo muranabyibuka, hari umukinnyi umudefenseur ngira ngo ukina ku ruhande kina ushobora kuba kina kuri kabiri Mukura bari bamaze kumvikana n'ikipe ya PL ariko itarabasinyira, ariko ngo bari bafite ngo message ngo bacase ngo niki ngo nitwa Katibito niki, ariko nta sinya yari yakajyaho. Icyo gihe muribuka ko umukinnyi yavuye muri Mukura garuka muri APR rwose. Nkeka ko rero bisa naho byarangiye, Rayon Sport bafite abanyamategeko hatari bakaze no kuvuga ati mu mugure mujye mu mutwari. So ubwo breaking news ntabwo bikiri ibanga, Rayon Sport tayari yamaze gusinyisha uwo bita Maripangu. Ubu ni umukinnyi wa Rayon Sport aka Gasenyi 5 kuri 5 bidasubirwaho, bitari ukuvuga ngo ariko baramushaka, bitari ukuvuga ngo ariko ngo twicare ngo tuganire ngo turebe iki, byose byamaze kugira gutya. Bashyizeho vi tayari, umutaramu ameweka sign, amesaini mkataba tayari wa miaka 2 katika timu ya Rayon Sport, timu ya wananchi. Ubwo rero nukuvuga ngo muti byagenze gute ibi bintu. Navuga inti rero buriya no kuba umumanager nabyo bisaba ubumuntu, bisaba ubumuntu, bisaba simbiza ariko bisaba kuba ubunyangamugayo, ukaburi inyangamugayo ukabugize gute. Kuko ibi bintu ninde wabigiyemo n'umutaramu bita Alex Karenzi, muramuzi uriya mutaramu ukora muri MTN, akaba ari nawe manager w'abakinnyi benshi bagiye batandukanye. Nkeka ko yamenyanye na Maripangu mu bihe byashize, uribuka harimo mushakira niwe muri wamujyanye mu Barabu amujyana he, ariko urumva bamenyanye nyuma. Kuko uyu Maripangu yari umukinnyi wibonewe n'uwo bita Kenisi. Kenisi niho rora mubonye, murabyuka ikipe ya Central Africa yari yaje gukina match ya Gishuti n'Amavubi. Uyu Maripangu aca ibintu aramubona, ariko Kenisi we birumvikana ijisho rye ryaramurebye aramubenguka, aravuga ati uyambere umukinnyi, ndetse baranamugura. Icyo gihe Maripangu nta wundi muntu bari baziranye, yarazenye na Kenisi. Kenisi arameze nka se, yameze nka mukuru we, byose niwe bimukoreraga hano, amusinyisha amasezerano, byose birarangira. So umuntu bita Karenzi yajemo nyuma, aza no kumumanaginga nyuma, niwe wamujyanye uribuka. Ubwo yaraje yegera Kenisi aramubwira ati ndashaka kujyana umukinnyi hanze mu Barabu, namuboneye deal, nibigenda gutya muzabona ya nanjye nzabona ya, nyine yari deal. Kenisi aramubwira ati okay mujyane. Ageze iyo biranga aragaruka, ariko ubwo bucuti bwakomeje kuba hafi ya Maripangu na Karenzi. Ariko urumva Karenzi nka manager we yarazi ahanini ibigendanye na contract ya Maripangu, azi igihe asigaje, buri kintu cyose yarakifite mu ntoki. So Karenzi rero nyuma y'ibyo byose njya hano nenga Karenzi yari wenda kubwira Kenisi, akamubwira ati ariko bihagaze gutya na gutya, uyu mukinnyi twe turashaka wenda kumukoresha gutya na gutya. Kenisi no hakaba yaba umujyanja akamwongera amasezerano kugira ngo ikipe yose imushaka ibe yamugura. Kuko ndahamya ko iyo Maripangu aza kuba afite amasezerano yari furu yuzuye, Rayon Sport sinzi ko ari gukandira kumugura, ntabwo ari kubibasha. Kuko uriya mukinnyi byaye byose ntabwo ari kujya munsi ya miliyoni, iyo ziba nkeya ntabwo ari kujya muri miliyoni, munsi ya miliyoni 40. Sinzi ko rero Rayon Sport yavuga iti miliyoni 40 turazitanga ku mukinnyi w'umunyarwanda, byagorana. Kuko bo icyo bafite ni ukuvuga bati twebwe turashaka abakinnyi bo hanze, turashaka abakinnyi b'abanyamahanga, wenda ushobora guhana n'ibihumbi 40, ni byinshi, babonamo umukinnyi ushobora kuza akabakinira neza. So kuza rero kugira ngo bamwatake nuko ibyo byose babonaga ko yarangije amasezerano, kandi bakabona Maripangu wari umukinnyi bashobora gukenera. So aya makuru rero yaze gutangwa nande, amakuru mfite yatanzwe na Karenzi manager, ubwo ni Karenzi Alex, niwe
wabigiyemo ariko abifatanyamo n'umutaramu wundi w'umunyamakuru singiye kubabwira ngo ninde, nibo babigiyemo baravuga bati rero reka tugire gute, reka uyu mukinnyi tumugure. Aba rero nibo babyumvishije nibo babyumvishije Muvunyi, begera perezida w'icyubahiro wa Rayon Sport ariwe bwana Muvunyi Paul, baramwereka baramubwira bati ariko n'ubundi urabizi ubwo ni Karenzi wabimubwira ati nagiye nkuzanira abakinnyi benshi kandi koko barakoranye ku ngoma yande, ku ngoma ya Muvunyi, niwe wazanye Robertinho, niwe wagezana ati yigiye bazanira abantu benshi cyane n'abakinnyi. Aramubwira ati rero urabizi ko twakoranye ku ngoma yawe n'ubu ndashaka ko dukorana. Muvunyi rero urumva aracyamufitiye icyizere kiracyari cyinshi buri kintu cyose. So yaramwegereye amwereka ibijyanye na contract ya Maripangu ukuntu ihagaze, ndetse amwereka ko bishoboka byose yuko uyu mukinnyi bashobora kumwibikaho. Ndetse ndabikubwira ko uwo munyamakuru nawe bari kumwe 5 kwa 5, nibo rero babikoze baca ruhinga buri kintu cyose nibo bagikoze, yaba ari kumvisha Muvunyi yaba ari kumvisha iki. Nyuma rero baje kongera hari Muvunyi, hari Tade, hari Gacinya, bari nka 5 na ba Prosper I think ko bari bahari ngo baje gukora kanama. Ako kanama rero niho baje kugira gute, niho baje kwigiramo ibyo bintu byose kugira ngo bagire gute, kugira ngo bagure uyu mukinnyi. Ariko birumvikana babanje kwegera Muvunyi baramubwira bamwereka buri kintu cyose 5 kwa 5. Ibyo byose rero byari iki? Navuga ko Muvunyi Karenzi Alex ntabwo ari kumwifasha wenyine, niyo mpamvu yifashije cyangwa yitwaje uwo mutaramu wundi kugira ngo begerane bose bamwereke cyangwa se bamubwira uburyo bashobora kuba bagura Maripangu kandi gahunda zose zikagira gute, gahunda zose zikagenda neza. Ubwo rero bamugejeho umushinga, Muvunyi aravuga ati ibi bintu birashoboka, ndetse bamwereka ko gahunda ukuntu ihagaze. Baramubwira bati uyu muntu numugura gutya, uyu muntu nibigenda gutya, Maripangu azakina hanaha, murabona bihagaze gutya. Rayon Sport nayo ntiyasuyasha kuko Muvunyi ikintu yahise akora, Muvunyi yahise abaza abandi bataramu, baramubwira bati nibyo uyu mukinnyi Maripangu arakenewe gutya na gutya na gutya, tumugure n'ibiki byose. Kandi koko Maripangu n'umukinnyi hatari. Maripangu ikintu yaburaga gusa, yaburaga kujya mu ikipe ikomeye, ahasigaye inyenyeri ya Maripangu ikigaragaza, ahasigaye ubuhanga bwa Maripangu bukigaragaza buri kintu cyose. Urumva yakinaga mu ikipe nka Gasogi, ni ikipe ntoya, ni ikipe wavuga itarimo abafana benshi, ariko navuga inahangaha ntihagiye kwerekana iki, ntihagiye kwerekana ubushobozi bwe. So ikintu nakongera nanjye gutangamo umuburo cyane cyane kuwa perezida w'amaklebe, nge navuga kuri Kenisi, sinzi ko namubaraho ikosa cyane. Kenisi yizeye uyu mwana, icyo nzi cyo sinzi ko Kenisi yizeraga ko Maripangu ashobora kuba yamukorera ibintu nk'ibi. Ndetse Maripangu nk'umuntu nawe ushobora gutekereza ibyo umuntu yamukoreye, iyo yumva ashaka kugenda ari kuvuga iti Kenisi kubera ibintu yamfashije, kubera ahantu yankuye, reka byibura mubwira nyongerera umwaka kuko ngiye kugenda byibura ikipe yose ishaka aba yanjyamo amafaranga ya naya nanjye ngira icyo musigira, asigare yishimye cyane rwose, asigare yishimye, nanjye ngende banyifurize n'umugisha aho nzajya hose ngende. Maripangu nk'umuntu utekereza ibyo Kenisi yamukoreye, nk'umuntu utekereza aho Kenisi yamukuye, kuko mbere yo kumenyana nabo bose Kenisi niwe wamugize uwo ari we, niwe wamubonyera muzana, niwe wagiye ikintu cyose cya Maripangu kugeza ageze ahageze. Navuga ni Kenisi niwe bimufashijemo. Mishara Yesu yaremuhembye, buri kintu cyose yarakimufashije. Nkeka ko rero kuri Kenisi ibyo yari yarabikoze. So niyo mpamvu mbabwira nti buriya abakinnyi nta rukundo rw'umukinnyi, nta rukundo. Umukinnyi agira gutya akaguta mu ntuza gutya mu mayira abiri agahita agenda, nkuba asize icyuho kugira ngo Kenisi ashakisha undi mukinnyi w'umuhanga ndetse unamurusha ushobora kuba yamusimbura. Ni ibintu bigiye kumutwara igihe. So igihariro ni iki? Ubwo mumenye ko abavugaga ngo ariko ngo biracyaraha ngo araseze, ntago bikiri ibanga. Tayari ku makuru mfite ku munsi w'ejo yamaze gushyiraho umukono ku masezerano, tayari byararangiye, amaze gusinyira ikipe ya Rayon Sport, ndetse buri kintu cyose cyamaze kwemeza. Ibisigaye ni amafaranga azabona abagiye babikora bose, bagiye ba Karenzi, ba manager we Karenzi Alex,
Maripangu nawe ibyo azabona buri kintu cyose mbese bamaze kubisotinga byarangiye tayari kila kitu.